hari filime yitwa Squid Game. Iyi ni filime yaryoshye ku isi yose. Umunyakoreya rero we yanditse avuga ko iyi filime y'uruhererekane ngo ntiyabashe gukuramo amafaranga yifuzaga, niyo mpamvu season ya mbere cyangwa season 1 yayikoze irarangira, ariko kandi ahitamo no gukomeza gukora season ya kabiri kuko ngo ibyo yifuzaga muri iyi seri ntabwo ari byo yabonye. Uyu mugabo rero mu kiganiro yavuze yuko yababajwe n'uburyo yakuyemo amafaranga make, ariko kandi atangaza yuko ikorwa rya sezo ya mbere ryasize akutsa amenyo 9. Avuga yuko ngo bitewe na stress yagiye agira mu by'ukuri ngo mu kuyobora iyi filime no mu kuyandika ngo byarangiye mu kwitunganya yose kurinda irangira ngo akutsa amenyo 9. kandi ngo ari gukora sezo ya kabiri, ariko kandi umunyamakuru yamumaje ati se ntabwo ufite kuzakuka nandi menyo. Aravuga ati natangiye kumva ndya. Ati mu minsi iri imbere ndashaka gusura umuganga wanjye w'amenyo akandebera uko bihagaze, ati kuko natangiye kumva ndya. Biba bikaze, imvune z'abahanzi ni nyinshi kabisa. Hanyuma Ngabo Jobel Medal Medi kuva yakwinjira muri gospel amaze gukora ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Night of Worship and Testimony. Ibitaramo byagenze neza, ariko kandi yatangaje amatariki yuko mu kwezi kwa 12 azaba ari muri Canada. Nubundi ni ibitaramo rero uyu umusaza rwose ahiye kuvuga ngo umusore nibuka yuko umuvandimwe ni umupapa, umusaza Medi umupapa yatangaje rero ibitaramo ndetse n'amatariki yabyo. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 azaba ari Montreal, itariki ya 15 azaba ari Toronto, itariki ya 22 azaba ari Ottawa. Hanyuma ariko yavuze ko to be announced soon ni Vancouver, to be announced soon ni Edmonton. Yavuze ko ibyo azabitangaza vuba bidatinze. Icyo nakubwira nuko uyu muhanzi yahisemo gutumira abahanzi bakomeye bagenzi be muri gospel. Ndavuga Gentil Misigaro, ndavuga Patient Bizimana. Dukumbuye Easter celebration ya Patient Bizimana yakoraga kuri Pasika ibitaramo bye. Ngira ngo nawe murabizi ko yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazaba bari kumwe rero mu gitaramo. Hanyuma kandi yatumiye Serge Yamuremye, ni Serge Yamuremye watumiwe muri iki gitaramo nawe kuzafatanya na Medi. Ni Serge kandi nawe ufite igitaramo cye ari bategura ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12. Birumvikana ko ashobora kuboneraho n'umwanya agatumira abantu hariya muri Canada bakazaza kumushyigikira. We azagikorera muri Arizona. Hanyuma kandi Adrien Misigaro, inshuti ya Medi, ndetse bakoranye indirimbo kugeza ubuzima ze gusohoka n'ebyiri. Birumvikana ko rero ni inshuti ye, nawe yaramwitabaje muri ibitaramo azakorera hariya muri Canada ni mu kwezi kwa 12. Nizere ko muri gahunda uri gupanga niba uri kutwumvira muri Canada cyangwa se ukaba ugiye kuzajya kuruhukirayo, tujya kwinjira muri amezi ufite ifaranga agenda karya akaruhuka mu gake gake tu. Ubwo nizere ko muri gahunda upanga iyo gahunda nayo uyipanga. Hanyuma ariko kandi imusanze bantu bamusanze Ishkevin, Mike Kayihura na Kihumbi King baraje ku itariki ya 22. Hazaba ari ku wa 5. Bazaba baje muri Waka Waka Festival iri gutegurwa kandi izabera kuri Silverback Cafe. Ahangaha murabyibuka mu minsi yashize ubwo Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B ari kumwe n'icyamamare muri muzika yo muri Uganda bafitanye n'indirimbo bagiye gutaha kabari. Ako kabari batashye uwitwa The Ben n'uwitwa Rema na Makura, niho nubundi research ya muco rizabera saa 2 Comtel kuko ni cafe ariko iteye mu buryo bwagutse kabisubana yuko ni sawa cyane n'ahantu hanini hagutse. Nizere ko abantu mudukurikiye muri Musanze muri planninga tariki ya 22 muzagende muri show ibintu bigende neza. Kandi nkubwire yuko witwa Ruti Joel numwe mu bahanzi bakomeye cyane, akaba rero azatarama muri East Africa Vibe
ni igitaramo yatumiwemo akazataramira i Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 16 ndetse urugendo rw'uyu muhanzi ruteganyijwe gutangira mu masaha makeya ari imbere nibwo aza kwerekeza hari i Buruseli mu Bubiligi aho ategerejwe n'abakunzi ba gakondo benshi. Ruti Joel nyuma yo gushyira hanze album yise Musoma Ndera navuga ko yabaye Ruti Joel wakunzwe cyane muri gakondo ariko kandi agakundirwa n'uburyo abivangamo n'umuziki ugezweho uburyo bwa fusion yagerageje gukora muri gakondo ye byazamuye igikundiro cye. Niyo mpamvu nyine atumirwa mu bitaramo bitandukanye. Ubwo rero abantu mutwumva muri Buruseli mu Bubiligi nyaboneka iyi ni imwe muri plot mudakwiye gucikwa. Ariko kandi witwa Okama cyangwa se Osama ubundi izina rye bwite yitwa Osama ariko yahisemo kwiyita Okama mu muziki. Akaba rero azagaragara mu gitaramo cy'amambaye umweru gitegerejwe kuba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. Ati I will be performing live in Goma. Azaba ari Goma aho rero yatumiwe mu gitaramo cy'abambaye umweru ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. N'umuhanzi umaze gukura ndetse umaze no kugira igikundiro cyinshi mu bantu. Aravuga ko rero nawe yiteguye muri All in White mu gitaramo cyatumemo Okama umuhanzi udasanzwe kikazabera muri Congo. Azaba hari nawe rero muri icyo gitaramo. Ariko by'umwihariko ngiye kuvuga kwitwa Eddy Kenzo nyuma yuko uwitwa Daddy Andrea avuze yuko Eddy Kenzo bitewe n'amashuri make yize bitewe no kuba ari atanu yisumbuye gusa afite adakwiye kuyobora urugaga rw'abahanzi muri Uganda. Eddy Kenzo yavuze ngo ntabwo njya nita ku byo abantu bamvuga. Ati imyaka maze mu muziki navuzweho byinshi. Ati rimwe na rimwe abantu ntibanyumva. Ati kandi is fine kuba abantu batanyumva nibisanzwe. Ati kuba umuntu yabona yuko kuba ntaragiye mu ishuri ngo nige bisanzwe nkuko abandi biga mfite ubuswa. Ati ibyo ni ku giti cye kuko no ku isi turiga ibyo ducamo turiga. Ati kandi nyoboye umuziki n'akazi kanjye nicyo ngomba gushyiramo imbaraga kuruta ibindi. Ibi ngibi bitangaje nyuma yuko Baby Cool mukuru wabo avuze yuko abahanzi bakwiye kurekeraho guhangana hariya muri Uganda ahubwo bagashyira hamwe bagashyira imbaraga hamwe bakabasha gutera imbere. Hanyuma ariko witwa Burna Boy uyu nguyu ni Giant of Africa yongeye gukora amateka nyuma yuko album ye kuri Spotify ibashije kumvwa n'abantu barenga miliyari. Ni intambwe ikomeye cyane niwe umaze kugira album ebyiri zose zumvishwe n'abantu barenga miliyari nyuma yuko iyo yise African Giant nayo igize abantu bayumvishe barenga miliyari kuri Spotify ndetse n'indi album yise Love Damn nayo ikumvwa n'abantu barenga miliyari. Aravuga yuko n'ubundi akiri Giant of Africa yahise ateguza indirimbo asaba abakunzi be kumuba hafi. Avuga yuko ari indirimbo izasohoka mu minsi mikeya iri imbere. Muri Nigeria